umuvuduko showbiz cyangwa se umuvuduko n'imyidagaduro, reka tubashimire abantu b'abahanzi batandukanye. Mico The Best umeze ute? Abantu bose batwara igare, abantu bose batwara igare mumeze neza cyane. Ariko uko biri kose tugiye kugaruka nanone kuri showbiz nyarwanda, ariko by'umwihariko ku igare. Twe tuje ku muvuduko ariko n'igare, aho birasekeje. Mperuka kugenda hirya no hino ndeba igare ryabaye igare. Mico Conks anyway, nta kuntu utagize ku igare ryawe, ku igare ryawe n'umukobwa umwe hariya. Mico The Best ni umwe mu bahanzi nyarwanda bakomeye, bagiye bagaragaza indirimbo. Hari indirimbo zagiye zigaragara natwe twagiye tubona. Hari indirimbo nka twembi ibifite ni love story ariko ibivuga ku mukobwa ugenda utendeka abantu babiri. Reka nsuhuze abakobwa bose batendeka, nibaza se buriya nta kuntu bashyiraho ubundi na polisi ikazajya ifata abakobwa cyangwa abahungu batendetse. Ikibazo kubamenya biragoye, kuko umuntu utendetse uwundi mu kinyabiziga arabihanirwa. Ni gute umukobwa atendeka uwundi bakamwihorera? Ariko twizeye ko isi izajya igenda ibahana. Nta juru musabo, ibyo bintu mwihaye mubona musabishobora. Reka nsuhuze Rocky Kirabiranye, reka nsuhuze Junior Giti. Njya numva avuga ngo ni na Miss Giti, hariya yibereye nyine mu Bugesera. Twaraye tubonye nyine ashyira umukumbi we hanze. Hanyuma uko biri kose reka tugaruke ku igare rya Mico The Best. We wararyumvise iri gare rigisohoka? Mu by'ukuri twagiye tubona abantu benshi bavuga batari aba bagabo ibi bintu baba baririmba they are serious, ariko se mu by'ukuri Mico The Best rero arimo arasobanura ku igare, yavuze ko nta kindi kibyihishe inyuma, ahubwo abantu bose bashobora kubibafata uko babyumva. Ariko reka tugaruke ku bitekerezo by'abantu bitandukanye. Hanyuma indirimbo ya Mico The Best ku igare, aba arimo kuvuga ko umubyeyi we yamuhaye igare nyine, ariko agenda agaragaza ngo ibintu byo kunyonga n'iki ntawamenya. Bari abantu babaza ubwenge, reka babaza ubwenge bari abantu ntawamenya rero ikintu cy'umwihariko barimo baragenda baririmba. Hanyuma iyo ugiye ukareba kuri YouTube channel ya Mico The Best, ahangaha hariho indirimbo yashyizeho yitwa igare. Hanyuma hariho ibitekerezo bingana na 414. Reka aho tugenda tubigarukaho, ariko nawe uratubwira ngo igare. Hanyuma muri iri gare abagenda avugamo ibintu by'ubunyonzi n'iki. Hanyuma hari uwavuze ati speechless, astonished, the best yet metaphor song I ever heard in my language, my love and respect Mico Low. Ati Mico rwose utumye mbura icyo mvuga kabisa, urantangaje cyane misense kabisa. Wakoze ikintu ariko nyine ugenda ushyiramo ikintu kigereranya cya byengikaze. Ni ubwa mbere mbyumvise mu rurimi rwanjye ibingibi. Hanyuma undi aravuga ati the best for a reason. Ati mu by'ukuri the best uriya hari impamvu. Undi ati buriya nanjye iryo gare ndarigura. Undi ati hatara. Undi ati Kenyans we are left speechless by this. Ati abanyakenya twebwe kabisa wadukomye Mico, turangije tubura icyo tuvuga kabisa. We are proud of Rwandese, good music so relaxing. Ati twishimiye abanyarwanda cyangwa baduteye ishema kabisa, umuziki mwiza biraruhura. Hanyuma undi aravuga ati uri umunyabwenge sha igare ariko. Hanyuma ati Mico is the best. Nibyo nyine kwa kweri, kuko Mico nyine yitwa Mico The Best. Undi ati igare man, just a denial of position and strong imagination. Undi ati this best. Akomeza bavuga, reka twibande se atari iyi ndirimbo zizaca cyane kabisa. Mico komeza uzane n'izindi nk'izi. Undi aravuga atari kose buse waririmbye iki koko rero buriya ni slang. Ati undi ati uwampaye igare yambujije kugira ubugugu. Iryo gare ra Mico, ariko ubundi Mico what's up? Undi aravuga ati ibintu abanyarwanda mwiharaje nta kigenda, mwabuze message kabisa, muzaze mbahe message, naho izo zo kunyonga no gusunika sizo dukeneye. Abandi bahita bamwataka ako kanya atarajya kure.
bahita bagenda baramwataka, undi aramubwira ati izo message zawe nawe zitangire dore zakugirira akamaro. Aramuseka cyane, undi ati ibi sinabivuga uri niki ahubwo ntabwo uzi aho umuziki nyarwanda ugeze. Undi ati tangira ukora izawe naho iby'abandi bireke. Undi aramubwira ati ufite ikinyabupfura uri empoli iwanyu nta bakuru. Umwe muri za bazakujyane iwa. Hanyuma rero ati tubabarire niba byakubabaje nawe ubwo byagucitse nyine. Kadusuhuzo witwa Sosha ngo iba yayobye Sosha, ariko bamugana ibijya bibaho zikayoba da, ariko nyine ntabwo byo. Undi aba ati kanopi waka mpise. Iki kigo kiri kubinkorera, iki kigo kiri kubinkorera kabisa. Mico mu kazi kose twika tukuri inyuma uzane n'izindi zirenze. Undi ati Mico uri mu kazi ariko ayo magare. Undi ati iyi ndirimbo byo iyi ndirimbo ndayiciye mu gihugu ndayiyamye. Why can you say so? Ni gute indirimbo wayica kandi ari nziza? Undi ati jye nta muntu mfite utwara igare ryanjye kandi ngo azajye aryoza. Misenseka. Ese ubundi iri gare wahantu uri wumvise indirimbo igare waryumvise mwiki? Ati undi ati iyi ngoma iri mu kazi kwera kasa left speechless. Cyakoze nice song. Undi ati Mico so dope man. Undi ati ubu we Ntiza batandukaniye aho ari kuvuga nyine ya ndirimbo Ntiza y'umusore Mr Kagame ndetse na Bruce Melody. Mwarayumvise itega saga indirimbo bayamaganya. Ati rero iyi ndirimbo ya Mico igare na Ntiza bitandukanye. Ati iyi ndirimbo niyo mu buriri pe. Niho byivugiye, ariko Mico yarabi Afrobeat original. I like the way you do your thing kongs. Ati kabisa Afrobeat y'ukuri nkunda uburyo ukora ibintu byawe kabisa, courage. Melody yari nziza iyo igira message. Ati message zero. Bahita bamwataka akanya kivuga ati indirimbo igare ifite message zero. Undi aramubwira ati ariko ubwo ugendeye kuki ubivuga? Undi aravuga ati ariko izo message mwirirwa muvuga ubwo ibyo ni ibiki? Undi ati niba ushaka kumenya message neza uzabaze impamvu indirimbo z'aba batipe zidashobora kumvwa nibura gatatu months zigifite isa. Wibaze n'impamvu wakumva indirimbo za Rugamba nk'aho aribwo zikiririmbwa. Nibyo koko abahanzi muratubwira hari hasi siga message mu Vutuko TV iki gihe zimara akanya gato zigahita ziba ibicopore cyangwa ntabwo aribyo. Ngaho mbwira message wumvisemo wasanga nge ndi inkandagira bitabo da, umbwire nicyo imariye societe uretse kubyina gusa nta kindi yamarira abantu. Ariko yenda reka mfate position ku kintu kijyanye na music. Hajya hazamo na entertainment of course. Umuntu anigiye ashobora kuririmba n'ibintu ku buryo wakumva nta message ku bwawe, ariko parts of ya music nuko entertaining abantu ku buryo wumva rwose baryoshye baba bishimye birekuye. Rero niba ukeneye message wagiye wumva amakuru cyangwa uruna. None se niba twe dushaka kubyina bigutwaye iki mubyeyi? Mitani manukira. Reka nsuhuze umusore witwa Sky2 wa Bagahe men, amuzi rero cyane. Hanyuma reka nsuhuze n'abatipe bitwa nka Bandera, Papa Cyangwe, King Lewis, natwe uzaturemere. Hanyuma ati lavish music without message, melody and tana the best. Atariko mu byukuri waririmbye neza ariko ubutumwa, ariko I don't know because abantu bazi muzika n'igihe atari ngombwa ko udelivering a message aho gushaka ku entertaining abantu. Ewana respect my bro, uramfashe kabisa. Gusa umwana ukatika wamuhaye akanya gato. Hanyuma nanjye ngiye gusaba muzehe wampaye igare dushake umunyonzi ufite ibinyongesho nk'ibi. The track is dome. Undi aravuga ati what a god song bro, you made it. Undi ati byiza cyane the best. Undi arakomeza ati kuva namenya Mico iyo niyo ndirimbo mbonye yaririmbye neza, ariko hari n'izindi yaririmbye musaza, ariko nyine according to your side of course. Ndarakomeza ati ibi nibyo bita kuvugiza peace
ku banyonzi mwese, abanyonzi bo mu mujyi wa Kigali cyangwa se ndavuga abo banyonzi bo muri ubu buryo, umujyi wa Kigali abantu banyonzi Burasirazuba mumeze mute? Twe turi umuvuduko TV of course. Hanyuma ati coronavirus nta izajya kuko amagare nayo ateyemo keep me like ati amagare nayo yateza corona se? Abaguze ibinyabiziga byanyu murakimara. Ariko ibi basi baguze ibinyabiziga, iryo jwi naringize ngo ni irya Amalone. Ni ukuri nateze amatwi ariko mbuze ijambo na rimwe ryafasha cyangwa se basi icyo risobanuye. Undi ati nayisoma bro keep it up hoya asige akogereje igare rwose. Undi nawe ati njye nta gare ngira, ariko zirahari. Hari amagare ya hybrid ushobora kurigura. Hari amagare nanone abayita ngo iki, amagare ya Phoenix ni twa tugare duto tw'abasore cyangwa se tw'abantu b'ingaragu tw'insoresore dukunda kurira imisozi. Hari utugare tuba dufite vitesse umuntu agenda ahinduranya. Nawe nimba utafite akagare wagenda ukakagura cyangwa se ukagura. Hari abantu bose batwara ibiga. Hari amagare yitwaga maraba, amagare manini aya ngaya yakoreshwaga n'abantu hanini mwika afite intebe ndende. Ubwo rero wagenda ugahitamo. Well done Mico the best ni nziza. Undi ati indirimbo inkompoje nabi nta n'ikitwaye na leta ntaho yaguhera. Undi ati wow courage much iswe ni ngombwa. Ati iki nicyo bita kumenya gukompoza wallahi rubanda bazi kuzimiza. Ahangaha utazi kurabukwa ntacyo wamenya, ariko message iba yatambutse ababizi barabizi. Ariko rero ashaba ahantu ibyo bintu mwihaye byo gushaka kudekoda kode za message z'abandi mubona uzabishobora. Uyu Mico ni umuhanga kabisa, mumpe like hatso. Unaretse nawe mbega indirimbo nziza. Mico ni umuhanga, mwakwanga mwakwemera. Hanyuma undi yakomeza avuga ati hariya undi yahise akomeza navuga ibintu. So rero ni umuvuduko TV on YouTube of course, ni ikiganiro umuvuduko showbiz. Hanyuma uragenda utubwira, twaganiraga ku ndirimbo ya Mico the best igare. Abantu bagiye bumva uburyo butandukanye igare, ariko kandi nawe ushobora kuba waraguze igare, papa ashobora kuba yarakuguriye igare cyangwa se muzehe, hanyuma si iryo gare ryawe uzi nawe kuri nyonga. Rero uratubwira wowe wumva indirimbo igare wumvise mwiki. Reka rero tugushimire tukubwiye tuti komeza ugubwe neza cyane, wikora subscribe ku Muvuduko TV kugira byose bitagusiga. Ciao.